nkuko nabigusezeranyije uyu munsi nagira ngo ngusobanurire mu by'ukuri inzira zose wakora kugira ngo ubone visa, iriya visa ya Amerika. Twari turangije kuzuza iriya DS 160, tumaze kubona urayujuje byose, ibisabwa byose, kuko ni ibintu biba biri mu Kinyarwanda, witamo Ikinyarwanda, witamo Igifaransa, witamo Icyongereza, biterwa n'ururimi wumva wowe wiyumvamo. Iyo umaze kubyuzuza rero iriya DS twamaze kubona ko ikohereza muri email, hariho foto cyangwa se foto ntayiriho ariko ukazayitwara. Noneho tugeze muri etape yo kuvuga ngo bishyura bati, ikiguzi kimeze giti. Mu by'ukuri iyo ugiye kwa applyinga visa ya Amerika, cyane cyane nk'iyo ku ishuri cyangwa se gusura inshuti cyangwa se gusura abarwayi muri Amerika, ushobora gusanga hari umuntu wawe urwaye urembye cyangwa se umuryango. Uribaza rero ngo ibi byose bikorwa biti. Inama nakugira mugenzi wanjye, niba utangiye kwa applyinga visa ya Amerika, menye yuko uba ufite 50% byo guhomba amafaranga yose washoye, cyangwa se 50% none byo guhita ubona visa ya Amerika. Amafaranga bimeze bitewe no kuvuga ngo amafaranga ushobora ubundi amafaranga igiciro cya mbere bagusaba amadolari, numva ari 145 aho ngaho. 145 nibyo gusaba visa ya Amerika. Requesting fees ni amafaranga wishyura yo gusaba visa ya Amerika, iyo bita 145 cyangwa se visa fees. Ibindi ukishyura amadolari 220, ni hafi 220 wishyura. Ibyo 220 nicyo bita service fees. Nukuvuga ngo ni amafaranga wishyura kugira ngo dosiye yawe wihereze umukozi wo kuri ambasade, wa mukozi wo kuri ambasade ayirebemo. Kuyirebamo gusa umwishyura amadolari 220. Bivuze iki? Bivuze ngo ni ibihumbi hafi 200 na n'ibidolari yeze kuri 100,000, simbyibuka mperuka yeze kuri 915 gutyo, sinzi ngo bihagaze bite bwo mperuka mu Rwanda. Ariko icyo nakubwira cyo nuko wishyura amadolari 220, kandi ayo mafaranga wishyura ntabwo yazana mu ntoki. Don't expect muri ambasade ya Amerika nta mafaranga na make bifata mu ntoki. Amafaranga atangwa noneho. Amafaranga ukuntu atangwa ni ukuvuga ngo usaba icyo bita visa fees, wishyura muri Ecobank. Baba bafitemo konte, uragenda ukababwira uti ndashaka visa ya Amerika ni G1, ubundi ugatanga DS form 2019. Iyi DS form 2019 niba uyibuka neza, ni imwe nababwiye muri video ya mbere, wohererezwa n'ahantu ugiye kwiga. Nibo bayikohereza ikaza iri muri FedEx cyangwa se DHL, biterwa na agence. Izi agence zohereza zijyana amadokima cyangwa se ibindi bintu byakuriye biciye mu ndege. Iyo niyo yoherezwa, kandi wibuke ko iyi DS form 2019 niba wibuka neza nakubwiye yuko iba niyo igaragaza kategori ya visa usaba. Niba usaba visa G1, B2, nukuvuga ngo iyi DS form 2019 niyo igaragaza kategori ya visa usaba. Kandi iriya DS ifite ikintu cyitwa identification. Identification nk'imibare, ni imibare ikugaragaza uwo uriwe. Iriya rero niyo ujyana muri banke, ubundi bakayuzuza. Iyo bayishyizemo byonyine bahita bakubona, nta n'ikindi. Ubwo bagahita baguhereza bordeaux. Ikindi amadolari 220 yo kuyishyura gute? Ni ukuvuga ngo amadolari 220 ujya kuri ambasade, bakaguhereza account ugomba kwishyuraho. Ubundi waba ufite credit, niba usanzwe ukoresha banke, Ecobank, Equity Bank, BK, whatever, ufite iriya ATM card iba ifite icyo bita visa card cyangwa master card. Ubundi urayifata niba iriho amafaranga, ubundi ukicara muri room mu cyumba cyawe, wajya muri salo, wajya hehe, ubundi ugafungura machine cyangwa telefone, ubundi ukishyura, ugashyiramo imibare, ukishyura ukoresha wicaye iwawe mu rugo gusa.
amadolari, ako kanya ukimara gushyiramo umubare w'ibanga ahita agenda ako kanya, bahita bayatwara, ubundi bagahita bagusubiza none muri email ko amafaranga wamaze kuyishyura. Ubwo ni ukuvuga ngo uba wishyura ibihumbi hafi 200 ukishyura ibihumbi 145 gutyo, ubwo noneho ugafata ugategereza, ugahita usubira muri ya ntuza ya application twatangiranye yo twita DS 160, imwe nakubwiye wuzuza baguha urupapuro rw'umwirondoro, ubundi bagahita bakubwira kugira ngo ubone, kugira ngo ujye kuri link yo kugira ngo usabe appointment yo kubona yo guhura n'umukozi wa ambasade. Noneho aho ngaho niho uhita ugera, niho uhita ugera ugahita wuza. Iyo wamaze kwishyura byo bihita byikora iriya link, aho kwishyura hahita hivivura automatically. Ni ukuvuga ngo hahita hivivura kugira ngo ubone ujye gusaba rendezvous ya ambasade. Ubwo noneho iyo umaze kugira muri rendezvous ya ambasade, kuko niyo link niho hantu hanyuma ugomba kuzuza, ubundi urasaba. Aha igitangaje rero usanga akenshi ushobora kujya kwa apply nko mu kwezi kwa 4 ugasanga uku kwezi kwa 5 baragufashe, kwa 6 baragufashe, kwa 7 baragufashe, kwa 8 baragufashe, ukwa 9 baragufashe, ugasanga itariki iri hafi n'ukwa 10 uri mu kwezi kwa 4. Ibyo birashoboka rwose, ibyo birashoboka. Ushobora kujya kwa apply ugasanga baguhaye itariki ya kera, ariko n'igihe reka dusuppose ko baguhaye itariki uri kwa apply mu kwa 4, wenda ubona itariki hafi mu kwezi kwa 5. Icyo usaba utangira gusaba guhura n'umukozi wa ambasade, babita ba consular. Ubundi wamara gusaba ushobora kwandika mu nkuko nabwiye, wandika mu gusaba mu Kinyarwanda, mu Cyongereza, mu Gifaransa, biterwa n'ururimi wiyumvamo. Ubundi ugahitamo itariki wumva uzahura n'umukozi wa ambasade, amasaha wumva uzubahiriza, ugahitamo amasaha wumva uzubahiriza n'umunsi uzabonekera, ubundi ugakanda send cyangwa se ukohereza, ubundi bagahita bakohereza nanone buri kintu cyose usabye cyangwa se wishyuye, bahita bakikohereza muri email, akahubwira bati usabye kuzahura n'umukozi wa ambasade itariki n'iyi, amasaha n'aya, ugomba kuza. Niba usabye saa 3 ugomba kuzaza saa 2, niko bahita babikubwira muri email yawe ko ugomba kuzaza saa 2 kuri ambasade. Ubwo ubundi ugategereza. Etape noneho nakwita ko ari nk'iya nyuma, ni gute nakwitegura interview, ni gute nakwitegura guhura n'abakozi ba ambasade. Aha niyo ya etape ya nyuma abantu benshi batsindirwamo, abantu benshi bakubitirwamo. Ni gute nakwitwara, ni gute nasubiza ibibazo by'abakozi ba ambasade bambajije. Ese nzasubiza gute, nzabigenza nte? Ibyo byose ni ibintu mu by'ukuri iyo usubije nabi kaba kabaye, amafaranga watanze umwanya wose biba birangiye. Mu kanya rongeye kugaruka ngusobanurira mu by'ukuri ni gute wakwitwara muri interview, ni gute wasubiza, noneho ni gute izo nzira zose. Icyo ngusaba mu by'ukuri kuko nabigusabye kuva kare, nkuko nkora mbibasaba, gukanda subscribe kuri akantu k'umutuku, ubundi njye kagaruka nguhereza, ngufasha kumva utuntu. Ni ubushake bwanjye, ni ikiguzi, nta kiguzi ngusaba ngo nigusobanurire ibi ngusobanurira. Iyo ugiye kubisaba hariya mu mujyi wa Kigali, ahandi hantu muri agency za travel agency, ni amafaranga my friend. Uzagenda ugiye gusaba serivisi uti ndashakira mu nzu hano uko applying visa Amerika, amafaranga bazaguca make cyane ni ibihumbi 10, make ya nyuma. Ibi ni gusobanura njyewe ndabiguhera ubuntu. Icyo ngusaba rero ni ukwanda subscribe, ubundi nkagaruka ngusobanurira ni gute wakwitwara muri interview.